mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Shine yaramaze kugereka urusyo kuri Ivy maze kuvuga ko ari wowe wamwirukanye. Papa Ivy yaramaze kumurakarira ndetse yigendeye kuko ntago yiyumvishaga ukuntu umwana we yibyariye yabikora. Reka rero n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri Ivy. Ajya mu cyumba akifungirana agatangira kurira, ari kwibaza ibimubayeho bimushobeye. Mu mutwe we agatangira kugaruka ishusho ya papa we arimo amubwira ati ntago uri Ivy nabyaye, warahindutse, waratinyutse koko. Byose biba biri kumugaruka mu mutwe, agatangira no kwibuka ukuntu we na papa we bari inshuti, akabona ko umubana we na papa wujemo agatotsi, akababara cyane akarushaho kurira. Arimo arira imbabazi na Nadia batangira kuganira. Nadia ati se buriya ari kurizwa n'ikira? Imbabazi ati none zubwo urumva wowe yabura kurira koko? Shangiyewe masi rwose simbizi, sinzi ibintu biri kubera hano, ndabona ari nk'agafilime. Nadia ati yewe reka yumva. Ivy ariyumva ariyemera wayigize uwa danje. Masata ariko nubwo yiyumva, ku rundi ruhande n'umwana mwiza yaradufashije, ibyo twe kubyirengagiza. Nadia ati nibyo yaradufashije, ariko nyine nawe asigaye abangama akarengera. Ibaza uba wicaye ngo uri kuvugira kuri telefone akavuga ngo uri kumusakuriza, watinda gutaha ngo uba watashye amajoro. Ngewe buriya reka nkubwize ukuri, nanjye ahubwo ndi hafi kwigendera, amaze iminsi rwose ambangamira. Mbabaza ati ariko nugenda ntuzansiga, nose ko nanjye nsigaye mfite akazi, twanafatikanya ariko tukishyura inzu. Nadia ati byaba ari sawa, ahubwo se natwe nitujya kugenda tuzagira ibyo dutwara, tujye kwitangirira ubuzima. Masata ariko subwa ako gatekerezo kaba ari sawa ra? Ntago byaba ari sawa. Nadia ati nyamara byaba ari byiza, ahubwo ngenda ndabona ibintu byabaye agatogo, twahamagara umuntu rwose akadushakira inzu kandi bidatinze. Kwanza reka ne guca ku ruhande, maze iminsi mfite umuntu uri kunshakira inzu, yarabonetse, nayo mfite udufaranga dushya nari nayishyuye, nari nishyuye amezi 2. Masata ariko nanjye naguhereza amafaranga ukwishyura andi, ubwo akaba amezi 4. Dore rwose kuri telefone ndayafite, kanya koherereza. Matthew ahera ko yoherereza amafaranga Nadia, undi nawe agahera ko ayoherereza nyirinzu, akavuga ati sasa rero dutangire dupanga ukuntu turi bwimuke twigendere. Ariko nyine tugomba kugenda natwe none se ubu ngubu amafaranga ntabwo twabona ukuntu dutangira ubuzima. Uyu nyine n'ubundi wawe n'abakire bazamugurira ibindi. Masata reka nkubwize ukuri, Ivy yaramfashije pe, yankuye ku muhanda, iwabo barandihirira ndiga, ariko nyine urabona kuva nasoza kwiga nyine nkiri umunyeshuri nta kibazo twigeze tugirana, ariko kubera akazi nkora nkataha nijoro, uba wumva ukuntu ambwira, ibaze ko niyo mfite off. Reka nkubwire, uzi ko iyo mfite off aba adashaka kumva hano, abagira ngo nirwa ahangaha. Ibaza ariko ko yirukanye n'umukozi, ngo ibintu byose tuzajya tubyikorera,
ubundi se ubu umukozi yaza ko bari hano Shine yari kugira ibintu atwara, yari kuba yatanze report, ariko n'ubundi yaranakoze. Nyine ntakubeshye pe, Ivy ngenda mukunda, mufata nka mukuru wanjye, ariko nyine nawe ararengeye, agira amahame agenderaho. Noneho niba hari uwamubeshye ngo abantu bose aba ari abarokore baba bagomba gukizwa bakagenda nkawe, akubona mu kantu kose akavuga ngo ibi ntabwo ari byiza, amupapanika ibintu, njyewe arambangamira pe. Nyine nubwo ndi muri uru rugo narindi ubayemo bimbangamiye, ahubwo Shine rwose yari yaratsinze kugenda. Nadia ati natwe rero turaze tugenda, birenze. Ubwo nyine gahunda ni ejo nabyuka ajya mu kazi, twebwe ejo ntabwo tuzakora masata, ariko ngiye n'ubundi nzakora evening. Undi ubwo ntacyo tuzabipakinga tubijyane, katazamenya aho turi ngazaza kubitubaza. Undi ati yego ari. Nadia ati ngango reka duteke twirire. Barateka, bamara guhisha bagakomangira Ivy ngazarye, Ivy akabihorera. Baraseka kuko bo ntacyo biba bibabwiye, bakavuga ati nabyihorera, ubwo nyine arahaze, niyo mba shonje araza kuza arye kandi natsanarya, it's okay. Baririra bagahera ko bajya mu kindi cyumba bakajya kwiryamira, bakamwihorera akarara wenyine. Bucya mu gitondo Ivy akabyuka akitegura as usual akajya mu kazi. Akimara gutirimuka, Nadia na Masi bahera ko babyuka bagatangira gupakinga ibintu byose, bashaka abasore bakabafasha, baganahamagara imodoka. Byose Lucas aba yarayaguriye Ivy barabipakinga bagahera ko babitwara. Imwe mu myenda ya Ivy nayo barayitwara bakamusigira imyenda mike cyane, zimwe mu nkweto ze nazo barazitwara. Nadia ati yewe iki ni cyana cyo mu bakire nakuranye nacyo, iwabo bazamugurira ibindi, gusa nyine ntakubeshye Ivy ntabwo mukunda, ntabwo ukuntu iwabo bamufata nk'umwamikazi. Nubwo agira umutima mwiza ariko nta gikondera agira. Masata yohangaho nawe urabeshye, gute se nta gikondera agira? Nadia ati none niba akigira kuki tumuhemukiye, ubwo se wowe uramukunda? Nyine ntacyo agira, abaye agifite urukundo umukunda rwari kukuganza, ntabwo wari gutuma ibi byose tubikora. Masahera akaceceka bagapakinga bakagenda. Amasaha aragenda akicuma, Ivy agataha nk'ibisanzwe nimugoroba. Arataha yagera mu nzu, noneho agasanga irera byanyabyo, sanga intebe ntazikirimo, gasanga akabati bagatwaye, mbese ibintu byose byo mu nzu bahereye ko babitwara. Areba mu cyumba cye agasanga nta myenda asigaranye, bamusigiye imyenda itarifuze yonyine, indi yose yo mu mavalize bateruye barajyana. Mu kureba inkweto agasanga bamusigiye inkweto zifunguye zonyine, izifunze n'ama high heels zose bazitwaye. Areba mu byumba agasanga ama mattress yose yagiye ndetse n'ibitanda, icyo bamusigiye ari amarido yonyine. Ivy biramucanga, isi kamwikaragiraho, ibintu bigatangira kugenda uko atabitekerezaga. Aricara agatangira kwibaza, yibaza mu mutima
amarira agatangira gutemba avuga ati Mana, kuri iyi nshuro nacumuye iki? Ese hari igicumuro naba nacumuye kiri gutuma ibi byose bimbaho? Data yandakariye, ndi kumuhamagara ntari kunyitaba. None ngeze iwanjye sanze inzu yose yera. Ibi noneho ndabivuga nk'iki? Ndabyita iki? Ndabivuga gute? Ndongera mpamagare data se mubwire ko ibintu byose byagiye? Ndamubwira ngo iki koko? Ibintu yaguze ejo ndamubwira ngo nta bigihari? No way. Mana, hari ikosa ndaba narakoze muri iyi minsi akaba ariyo mpamvu uri kumpana? Se hari igihano naba ndi kunyuramo nkaba ntabizi? Ivy biramucanga bikamushobera, agera aho akabura n'ibyo avuga, amagambo agashira ivuga, kavuga ati ndakomerewe, ibyanjye bindangiriyeho. Arihangana akicaraho agafata telefone agahamagara Imani, nawe ntabwo aba ari kumwitaba. Kavuga se Mana, ibi bintu bikomeje kuba uruhuririkane, bikomeje kuba uruhererane, biri guhurirana gute? Kuva ejo Imani ntabwo ashaka kumvugisha, ndamuhamagara akanyihorera. Ibintu bitigeze bibaho mu buzima bwanjye. Data nawe ntabwo ari kunyumva. Mana, ibi bigeragezo noneho ni gateke, ibi ndi kunyuramo ni ibiki? Noneho Mana, ndamenya nifata gute, ndamenya nitwara gute, ndamenya nsenga irihe sengesho? Ariko nabura Mana, mbabarira undenze ibi bigeragezo, mbabarira undenze iyi nyanja y'amakuba n'ibyago. Aho bigeze ndumva birenze ubwenge bwanjye ndetse n'intekerezo zanjye, ntacyo mfite cyo gukora. Mana, niba bishoboka untabare, utabara umukobwa wawe. Iryo joro Ivy arara yicaye kuko naho kuryama bafite, bukamukeraho. Mu gitondo arabyuka akagaruka mu kazi, bucya mu gitondo n'ubundi ntabwo twavuga ngo aba yaryamye, ako n'ubundi aricara agasinzira, ariko agasinzira nabi, ntasinzire byeruye. Bucya mu gitondo rero ajya mu kazi, akajya mu kazi yambaye uko yari yambaye, agera mu kazi adatuje, ibintu byose akabikora mutima utari hamwe. Yigira inama yo gufata telefone agahamagara mama we. Mama we aritaba. Ivy mu gahinda kenshi, mama we akimwitaba ahita afatwa n'ikiniga hafi kurira, akamubwira ati mama, ndumva nafite ibintu byinshi nkubwira, ndumva nafite nabomera, ese ubundi ndahera hehe ko ibyanjye ari birebire? Mama, byancanze, mama isi yanyikaragiyeho, ahari wenda ushobora kunyumva cyangwa se ntunyumve, ariko niba unkunda nk'umukobwa wawe, ukaba unkunda nka mama,
ukaba wabasha kunyumva nyizera bwa rimwe. Ndabizi byose papa yabikubwiye, ariko uko babikubwiye ntabwo ariko biri. Mama, ndacyari Ivy wawe, ntabwo nigeze mpinduka. Ndacyari Kimi watoje kugira urukundo no kubaha no kugira neza. Ndacyari Kimi wubaha Imana n'abantu. Ntabwo nigeze mpinduka. Mama, ntabwo nigeze nirukana Shine, nta nubwo nigeze ntongana nawe nabura bwa rimwe. Mama, mpora mu kazi, mpora amasaha menshi, naho amasaha ya nimugoroba naniwe nkeneye kuruhuka. Naho nigeze mpurira na Shine. Ahari wenda wowe wabasha kunyumva, kuko papa we ntabwo ashaka kunyumva. Kuva ejo ndamuhamagara ntabwo ari kunyitaba. N'uyu munsi nagerageje no kumwandikira, yasomye araceceka. Mama, niba ikindi kunyuramo. Mama, ndi kwibaza niba Imana yantaye. Mama, ndi kwibaza kuki ibi bintu byose biri kumberaho icyarimwe. Mama, wakizera ko ibintu data yanguriye byose nabyo byagiye? Wakizera ko naraye nicaye? Ese wakizera ko nta mwenda n'uyu n'umwe nsigaranye? None se wakizera ko umwenda wonyine mfite muzima ari uwo nambaye uyu munsi, ari nawe nari narajyanye ejo mu kazi, niwe nari nakoranye, uyu munsi ndabusubiyemo. Mama, unyumve nangwa se ntunyumve, ariko umukobwa uri kunyura mu bihe bitamworoheye. Mama, ndumva niyanze, ndumva nihebye, ndumva n'Imana yantaye nk'uko data yantaye, ndumva n'Imana yanyanze nk'uko tata yanyanze. Umenya hari nawe yarandakariye, nubwo ntazi icyo nzira. Uko data yandakariye, manya ari nako Imana yabigenje. Ndi kwisuzuma niba hari igicumuro nakoze kiri gutuma mpanwa gutya ntakibuze. Jinta ati, Ivy mwana wanjye, tuza, relax, shaka uko utaha ujye mu rugo, ndaje nkurebe. Ivy kuko biba byamucanze, ahera ko yaka permission agataha, agera mu rugo akicara hanze ku rubaraza. Akiri aho abona mama waje yitwaye mu modoka, n'indi modoka inyuma ye irimo ibintu byose. Ibintu byose batangira kubishyira mu nzu, ariko Ivy ariherera akajya hirya aho baba batamureba, agatangira kurira n'ubundi. Nta kintu n'iki na kimwe bari kuvuga. Ababa bazanye ibyo bikoresho byose babishyira mu nzu, bakamufungira igitanda, yewe na mattress baba bazanye uko ari ebyiri zigomba kujya mu byumba bibiri bakazishyiraho, bakamuzanira amabedi cover ndetse n'amashuka. Rurongera rukaba urugo rushya. Abandi bahera ko bagenda. Jinta aragenda agafata umwana w'akaboko bakinjira mu nzu.
Ivy nta kindi kintu akora ahobera mama we mu gahinda kenshi kavanze n'ikiniga ari kurira. Ararira guceceka bikanga. Jintahira kakamubwira ati ariko se uragira ngo nanjye ndire? Mwana wanjye ndakwizera, ndabizi neza ko utatinyuka, ahubwo tugomba kumenya ni iki cyateye Masi na Nadia ndetse na Shayini kuguhemukira. Kuko ama message yose wagiye unyandikira nayabonye. Nyine watunguwe. Nibyo imbabazi twaramufashije, ntabwo ari wowe wakabaye gukora ibi. Ndumva nanjye mu mutima wanjye ntanezerewe. Nadia we sinamutindaho kuko wemeze nk'umunyamahanga nubwo ari umwana w'umuturanyi. Ariko nyine akaje karemerwa. Mwana wanjye tuza, papa wawe umwihorere, ndaza kumuganiriza. Icyo uri bukenere cyose umbwire. Jintahira kakamusigira amafaranga yarangiza akigendera, ariko agenda adatuje mu modoka afite agahinda kenshi, ari nakabwira Imana akavuga ati Mana nararushye, nanyuze muri byinshi mu buto bwanjye ndetse no mu bukobwa bwanjye, yewe no mu gushaka kwanjye cyangwa se mu rushako rwanjye nahuriyemo n'ibibi byinshi. Ndakwinginze naba umwana wanjye aba ari utahiwe, ndakwinginze ntaba ari Ivy, ndindira umwana murinda agahinda, kuko kubona umwana wanjye ababaye nanjye ntago nakishima. Mana undengerera umwana, kuko ntago nakihanganira kubona umwana wanjye ashavuye. Jinta arataha, yagera mu rugo akagenda akaryama. Lucas arataha, amasaha yo kujya ku meza akagera, agategereza ko umugore we aza kurya agaheba. Arazamuka akajya kumureba mu cyumba, kamubaza ati kandi se ko waryamye warwaye? Jinta aramwihorera, kamubaza ntabwo ari we ndi kubaza. Mama Kimi bite? Kutavuga what's wrong with you? Jinta yereka akicara akabwa turajya ngo mvuga iki? Uragira ngo nkore iki? Nishima umwana wanjye ari hari atanezerewe? Njyaho ngaho nezererwe mbizi neza ko umwana wanjye afite agahinda. Ako se ubundi nkubaze, kuva ryari witera ukifata umwana akaguhamagara ukamwihorera, akakwandikira ugaceceka? Umwana wanjye afite agahinda, amarira ni yose kuri we, ari kunyura mu bihe bitamworoheye, noneho yongereho nawe se utari kumwumva. Lucas ndagukunda pe, uri umugabo mwiza, uri umugisha kuri njye, ariko kuri iyi nshuro ntago nakomeza kurebera umwana wanjye ari kubabara. Lucas turashaka kumushyigikira mu mafuti se? Jinta atari ko ubundi ushingiraho uvuga ko ari amafuti? Abana ntiwigeze ubicaza ngo baganirize, nyine nabura wenda ufate uwo Shayini umwicaze hariya, ufate Ivy umwicaze hariya, ngo umenye ngo ninde uri mukuri nangwa se umenye icyo abana bari gupfa. Wowe wariteye urakarira umwana, kandi ikindi niyo yaba yarabikoze ntabwo ibyo biguhereza uburenganzira bwo kujya ngo urakarira umwana. Ese uranabizi ko noneho banamwibye nta n'umwenda n'urukweto bamusigiye?
wari ubizi ko witwa Mercy ndetse na Nadia wa mukobwa w'umuturanyi wagiye kubana nawe bamwibye bagasiga inzu yose bayejeje uraho ngaho gutyo gusa ntago uzi iby'umwana ari kunyuramo ngo warakaye nta muntu udakoze ntago turi perfect kandi niyo yaba yarabikoze ni ikosa yaba yaraguyemo ntago wamukosoza kumurakarira Lucas tugize ngo iki ibintu namuguriye ejo bundi se nabyo babyibye ndatse wabibwirwa n'iki ko yakwandikiye ugasoma ukamwihorera araguhamagara ukamwihorera wagira ngo bigende gute kuba wanze kumwumva ngakubwira ibibazo afite ese ko wanga kumwumva uri se utekereza ko ari nde wundi wamwumvara niba wowe ubwawe utari kumwumva nka se ninde wo hanze wamwumva Lucas Kimara gukeneye uyu munsi kurusha uko yaragukeneye indi myaka yose yatambuze ubu nibwo umwana wawe agukeneye abo bandi uri kurwanaho simbazi nabo twareze nabo twafashije twakoreye umugisha niba ari ngombwa Imana izawuduha nitanawuduha it's okay ariko wibuke ko Iva ari umwana wanjye naramutwise namugiriye ku gise nabuze ariko ntago natuma umwana wanjye anyura mu buribwe nk'ubu wenyine ukora ibyo ushaka ariko ntago ndi bwongere gutuma umwana wanjye ahura n'akaga Lucas ati none se basi wamufashije iki ndati namufashije iki umubyeyi afashe umwana we urumva nari bigenze gute ko wamutereranye ukaba utagishaka kumwitaba wagira ngo nanjye mutererane nkawe se Lucas ati ariko se wirakara calm down James ati mfite impamvu zo kurakara wowe uritera ukarakarira umwana utazi n'ibijya mbere ubu se tuvuga ngo yariteye neza agirana ikibazo na Shiny akigirana na Mercy akigirana na Nadia ibi bintu ntago bisobanutse ngomba kumenya ibyo ari byo tuve aho ngaho iminsi iragenda ikicuma igihe cy'umunenge kikagera umunsi Ivy abagomba gusezerana na Ayman ariko n'ubundi Ivy ntago abatuje cyane ko aba amaze iminsi ari kunyura mu bintu bitari byiza buri buke rero bajya mu murenge Ivy ahamagara Ayman undi aramwitaba kamubaza uko yiteguye undi akamubwira ati yega imyiteguro rwose ihagaze neza ejo tuzajya mu murenge Ivy ati rero n'ubundi nari naniwe nagira ngo numve niba witeguye neza ubwo tuzahure ku munsi w'ejo Ayman atiraga n'ubundi nanjye nta byinshi nari mfite byo kukubwira tuzahure ejo basezeranaho bakaryama bucya mu gitondo Ivy ari kwitegura arimo yitegura uwitwa Diana arinjira Diana akinjira kavuga ati Ivy you look cute ndabona usa neza wambaye na neza sureba uyu niwe mugeni wacu Ivy aramwenyura ariko ntago aba yishimye Diana aramwigira akavuga ati Ivy ndabizi umaze iminsi uri kunyura mu bintu bitakoroheye ndanagushimira ko wahohotse ukamwiza ukuri nk'umukoresha wawe yego nubwo ndi manager
ariko meze nk'umukoresha wawe. Gusa ndagira ngo wishime, wirengagize agahinda n'akababaro umaze iminsi unyuramo, wibuke ko uyu munsi ari uwawe, ugiye gusezerana n'umugabo wawe ukunda. Sibyo se? Iby'uko mwari mumaze igihe mutavugana, mukaba mwarongeye kuvugana ari uko umurenge uri hafi, akaguha excuse akubwira ngo nta telefone yari afite. Yego ndabizi Imana yagusobanuriye ibintu bitumvikana, ariko nyine birenge, ugiye gusezerana nawe. Ahari wenda nyuma y'umurenge muraza kuganira, umenye icyari cyaramuteye kutakwitaba. Ivan areba Diana akamubwira ati Diana, wambaye hafi, muri iyi minsi wambereye inshuti ntazi uko nasobanura, ariko warakoze kuba mu ruhande rwanjye, warakoze kumba hafi, umenye iyo ntakugira nari kuziruka. Undi ati ngaho rero sohoka tugende. Ivan na Diana barasohoka, ahari imodoka hafi aho ngaho ibategereje, bakerekeza ku murenge gusezerana. Amasaha yo gusezerana aragera, Ivan ntago aba yakaje, baramutegereza amasaha akicuma, bakicaye bamutegereje. Bamuhamagara akababwira ko ari mu nzira ari kuza, akabaha iminota ariko ikarenga. Bigera aho ngaho bagafata umwanzuro ko batagisezeranye kuko Ivan atari kuza. Diana ahera kagasohoka agafata telefone agahamagara Ivan, akamubwira ati Ivan, ni biki uri gukora? Bigeze naho bafata umwanzuro avuga ngo nta gusezerana ku kibayeho kubera yuko wabuze. Abantu bose hano muri sare barimo barareba Ivan, basi ndakwinginze, niba hari n'ibintu byaguhugije nangwa se ukaba wagize ikibazo, kora uko ushoboye ugere hano. Ivan neza neza amaze kuba nk'igiti, ibaze no kurira byamunaniye, no kuvuga ntari kubasha kuvuga, ameze nk'igiti. Nibiki biri kuba? Ivan ahera akabwira Diana, akamubwira ati Diana, ushaka ko nkubwiza ukuri se? Nabikoze mbishaka, nagira ngo mubabaze nk'uko nanjye yambabaje, nagira ngo muhemukire nk'uko nanjye yamemukiye. Nta plan yo kuza gusezerana nari mfite, yewe nta nubwo nanahari, sindi rwose no mu town, ndi mu ntara naragiye. Ahubwo reka nguhe ubutumwa, umbwirire Ivan anyibagirwe. Jewe ntago nari kugusezerana n'umukobwa utiyubaha, ntago nari gusezerana n'umukobwa utazi kwihesha agaciro. Ni byinshi nzi nashishetse. Ese kuki atibazaga impamvu iyi minsi yose yamamagaraga nkamwihorera? Nari nibutse ko mwitaba kubera ko dufitanye umurenge. Diana ati Lucas, Diana ati Ivan, uri kwibuka ko Lucas yakubwiye ko utagomba kumubabariza umukobwa? Ibintu uri kuvuga ni ibiki? Ntago ndi kubisobanukirwa. Ivan ati ibya Lucas ntago bindeba. Kwanza nawe ntago mugomba icyubahiro kuko ntago akiri databuka. Ibyuko azabanza amenye amabi y'umukobwa we, abone kuvuga ko ntari nkwiye kumubabaza, ahubwo niwe wambabaje sinjye wamubabaje. Umva nta bukwe buhari, n'inkwano natanze wabo nzemera nzihombe, ariko ntago nabana na Ivan. Mwihangane Diana, ntago nshaka kongera kubona Ivan mu maso yanjye, ntago nifuza kongera no kumubona. Ahubwo ibyo bibaye rwose ni nk'agatonyanga mu nyanja, kuza aho ngaho tukarebana byari gutuma nkora ibara. No kuba narahunze nkajya mu ntara ni ukugira ngo nirengagize ndebe ko namwikuramo. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Ivan ibi biraza kumusiga amahoro?
araza kubyitwara mate. Ayman amukatiye ku munsi wo gusezeranaho, birangira ataje gusezerana. Ivan aramutegereza aramubura. Ese ibi byari bikwiriye? Ubuhemu nk'ubu se Ayman yagombaga kubukora, nangwa yari kuba yarabihagaritse na mbere akareka kwirwa musebya. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.